Are you crazy? What is chanari? Nani soni munebe za papa. Don't try it. Hey, sianje. Don't try me. Uratinyuka ukamena y'icyayi. Buwa kugura tinyuka. Uratinyuka ukamena y'icyayi. Kumeza papa we na soni ufite. Ino mbobo. Telefone yako iyi. Urebe ibintu ukoze. Nturebe ibintu ukoze. Reka ko numva nako gatoki. Uzi ko umuntu akubaha ukagira ngo nakagukoropesha. Acha mwachane. Kula kwa na adabu. Ngewe niyubaha papa wawe. Urakora iki? Niyubaha papa wawe. Wamaze. Kama unabaha gute washaka meza arira. Ikitu uliuza wewe. Wewe uliuza? Uliuza ikitu? Wewe uzi kuntu bigura? Mimi nakwambia wari wagira amafaranga. Nimba mvuga ujuhagara. Iki? Acha mimi nende mu kazi. Nyine mureke. Kwa na adabu. Ninge wabikoze sigara nkubita mureke. Chunga sana wewe. Unaona bunene yako na hari ikibazo ugira mu mutwe. Haraka ngiye gifite cyangwa ni wowe. Meza. Uzumene y'icyayi. Meza papa rero. Ngo nuko n'icyayi kumeza nka mu cyayi. Umennye y'icyayi. Ntureba niko. Hanugo wakoze. Ushaka ko hangana nawe mpakaryara. Wahangana nanjye. Ufite ubwo bwenge kuba kuroze barakurangije nahangana nawe se nyirabwiza uvuga rikijyana gusa shana nawe siwo ameza papanira zamu ndaba telefone yanjye ukuntu yigize ameza papariraho hey no. Ndakora iki koko? Christian, nzakubona gute? Ndumva nongeye gusara. Ariko nk'ubu wakoresha agafoto kawe akamanika mu cyumba nkazajya mbyuka nkareba nkajya no kuryama nkakareba neno nkajya nimvisha ko turi kumwe buri gihe. Niko. Ubaye iki? Yani bitokoze. Akoze nindo uburenganzira bwo kumanika ifoto ya Kristi. Nindo abukwa bwo burenganzira. Tegereza se ko ari ndubu. Kwiki? Wowe ufite uburenganzira bwo kumanika ifoto yiwe. Mu cyumba cyacu simba nabugusabye kugira ngo nyimanike. Hey. Kandi urashaka intambara. Ubona ushaka intambara koko? Ninde waguhaye uburenganzira bwo gufata ifoto ya Kristi ukayimanika? Wowe ibyo bintu bifite uburenganzira. Nyine ari buyisabe nde? Njewe ninjye ukwiriye kuyimanika ko ninjye sheri we. Si ibintu byumvikana. Sheri we kuwa kangahe? Ibihe byose. Nimba ari sheri wawe rero genda umubwire we aze ambuze kuyimanika. Ibyo bintu byawe nimba ari sheri wawe ko kuganira ari sheri wawe. Reka nanjye naguze reka nago wowe ufite ubwo burenganzira. Ntukomeze no kwiyame. Urakora iki? Ntukomeze noneho urakora ndagenda kwiyame. Dore ko ari kera nkwinkorera wowe. Kumva nundi munsi nibijya bigera kuri Kristi ujye ucira birarura. Umva narabikubwiye kandi ikibazo cya wagira ngo inda yarabyaye kugira ngo menye ko wabyaye Kristi.
nzamubyarira. Christian mfite uburenganzira bwo gukora Nta burenganzira ufite nawe kuri ufite ntabwo arakubwira ngo aragukunda nkuko nanjye nzabimubwira. ndakwiyamye rero Unyiyamye iki? ndakwiyamye ahubwo nsange wayimanuye. Urakora iki? sha uzabe umva Wowe ubundi ubu nuko naho namubuze Christian, ibi byose byakabaye byararangiye namubwiye ko mukunda. Induru igashira. ifoto yanjye wayishwanyura wayishwanyura ifoto. Umva nagukubita. Urukumva ngewe ndekura. utazabona nkwihorera ukagira ngo ntago nzi Wakora iki? wafashe ifoto yanjye urayishwanyura. Umva kubwo ndagukubita. urugukubita nde? Wowe ukubise nde? wowe ukubise nde sha? ndekura sanyine. ndamubwira ngo nugera kuri Christian ugicira ndagukubita. hiyame n'undi munsi utazongera kumenyera. Uzakora iki? utazongera Uzakora iki? sha narakwihoreye. Ariko sha narakwihoreye. narakwihoreye. aho narakubwiye ngo nibigera kuri Christian ujye uhunga. utangiye kuntondagira. Nari nagutondagira. Ninde uzamanika iyo ariyo yose pfa kuba ari Christian ntabwo bifiteho uburenganzira habe na buto. none kumva nkubwire wumve nkubwire neza ubu noneho tugiye guhangana. Madame. Madame. Uma probleme gani? Ngewe ni wumvise yariya urarira. Urafite kibazo? None yewe ntanica. Zashanse arampagize. Shanse ntakifuza yuko nabaho meze neza. Anziza umusore w'abandi akunda. Umusore yabonye rimwe gusa. Umunsi umwe. Umusore? Yakuze umusore se? None biriya birakuriza. C'est normal kukundana. Asigaye amunziza nta kishima kwishima kwe. Araza akantuka aho nicaye hose arantuka. Umusore witwa Christian yabaye umusore muri iyi nzu. Nta muntu uvuga, nta muntu ugira ate. Sinzi icyo umwana wa mama yabaye pe. Uriya musore yitwa Christian. Yitwa Christian. None wewe kubera iki arakubwira nabi se? Nawe uramukunda uriya Christian? Christian ndamukunda ariko nyine Make mwe bawili munapenda garso moyo. Yego ariko ngiye ntago namurwanira na murumuna wanjye. None kubera iki uri kurarira? Ahubwo we ntago bashaka ngo muvuge. Ntago bashaka ikintu mbese niyaje agasanga fashe telefone byonyine kuyifata. Yibaza ko ndi no kuvugana nawe kandi nta na nimero ziwe ngira. Ni boss wa papa se twavugana iki? Uriya Christian ni boss wa papa wa? Ni boss wa papa wanjye.
ariko ngewe nikurikije wenge yange ndago yari biza kukurira niba na probleme ufite uriya uyu muloko yako kama namupenda kukuzidi il faut pas avoir des soucis. Nicaye akantu ka rimwe na rimwe aranankubita kandi ni wewe mu mukuru. Akankubita nziza umuhungu ntanabonyeho, umuhungu ntanavugishije. Ariko rero mugomba ni muwumvikane nk'abantu bafite maraso y'imwe ni Mungu yarabakuze mwebwe cyangwa mwamubonye rimwe gusa. Ikintu kibabaje umuhungu nta n'umuntu n'umwe uravugana nawe muri twebwe, yaje kudusura umunsi umwe. Urumva rero ni mwebwe mufite kibazo kubera niba muhungu ndago abarabavugisha bijyane na rukundo ifoke mwe munasikilizana ng'abantu mufite maraso y'imwe. Niba iriya muhungu nigaruka hano ngiye ndatachagula mwamwe bawili, siko bimeze. Zanjye ntabwo napfa umuhungu na murumuna wanjye. Rero nubwo bwose nabamukunda ariko ntabwo namupfa na murumuna wanjye. Ariko ntabwo nakagombye kubizira. Uko aciye hano ntoke, uko aciye hano nyine kuba adafite ibyishimo ngiye mbihomberamo. Ariko ni wowe ni mukuru, wewe uri mukuru kuri uriya chance, si ndio? Wewe rero agomba kubaha wewe. Sinumva impamvu urafite kibazo susi. Oya. Kibazo rero ntago abyemera. Umwabire papa wawe. Umwire papa wawe mukore kanama ya famiye mujiunge. Meze neza. Wose umeze ute? Zari ikintu cyo kunywa. Nicole! Wazani ikintu cyo kunywa papa? Ndagutuma no ubundi. Nundi kari hariya urumva bitoroshye nyine nubundi kujyaza nagusohoze. Nese nane kuba namuhamagara ngo Nicole nzane cyo kunywa. Cyari wimvuze. Niba ndanatekereza ko ubuzi karyana. Nicole! Wakihuse ariko ntabwo ndi kukubwira ko papa afite inyota. Yewe nakubwiriye. Papa wiwe. Oya ntacyo. Umeze mute? Tukiriwe neza. Tukiriwe neza. Samu. Nawe meze neza. Twamugaburiye. Twamugaburiye. Sawa. Ahubwo se papa. Aho kugira ngo uzajye uhora tubaza ngo twabuzamu twamugaburiye, hari agatekerezo nari mfite. N'ubundi ko tutaba turi abantu benshi, ntago mwareka zamu tukajya dusangirira ku meza. Ahabera ikigoryi, aho umukobwa tuzurira rwose. Ngaho mva nk'ibintu butinyutse ukavuga. Ibiyoza ariko umuzamu ku meza turiraho, ku meza papa ariraho, ku
ku meza natwe turira umuzamu akomana ariko man uyu ukuriye iki ntabwo nubwo ushobora gutekereza ibintu bizima mu mutwe wawe nta kintu kizima ushobora kwicara ngo utekereze uvuge ati ibi bintu koko nibyo umuzamu aze kwicara ku meza papa wawe yicara hagiye kurya really harya ngo ubu ni ukwigira marayika ni ukwigira kukunda abantu cyakoze reka nkubwire umunsi yatinyutse akicara muri ziriya ntebe uwo munsi muzanyirukane ku meza uwo munsi muzamfate nanubwe no kunyirukana ku meza kuko muzaba mumeze nk'abanyirukanye no muri no rugo nzasohoka ngende norongere kubera yuko uzaba umaze kuba urashaka kuzana umuzamu ku meza ako niko nta kibazo ujya ugira mu mutwe nyuma yo kumuzana ku meza ari muzana no mu cyumba uzanamusasira murarane mbwira ngo nta nubwo ubundi ikigaragara ngiye ikintu maze kubona kuba nicana nawe ku meza birakubangamira kuba ndi muri runo rugo birakubangamira uba ushaka ikintu cyose cyambabaza ku buryo nzivumbura nkagenda sibyo mumbwiye ko mutakicaka muri runo rugo nigendere aho kugira ngo Nicole azajye ahora buri gihe ashaka ikintu cyambabaza buri munsi mumbwire ngiye nigendere ntabwo nabura yonge kuko Nicole Sophie nta jambo ryana nashaka kongera kumva hano twakuretse uravuga uridagadura uvuze abahanda ugira gute urugo rufite umuntu uruyobora turi kumvikana turakumvikana kuba zamuyaza tukabasangira ku meza amwe nta kibazo kirimo kuno umuntu nk'abandi ubundi se kwaba agiyemo hariya akicara akarya wenyine yikunze yego afite akazu kiwe agomba kuba arimo ariko se naje nari muri salo byatwariye mumuzane nyine ngiye nyaveho safa ubwo ngiye ntabwo mushaka ko dusangira mumaze kundambirwa ese ubundi musangiye wabiki inderande nanjye umunsi nakubwiye ngo ngiye nawe sinakicara ku meza amwe nawe ubwo ni mu muhitabo ubwo ngiye muzanshugunya ubwo muzahitamo hagati yanjye na zamu Nicole zamu ujye umushyira ibiryo mukumbake sibyo ariko iki ntabwo wumva ibyo papa avuze wakubwiye uretse ikintu azajya avuga cyose nicyo kizajya kigenderwaho muri uru rugo ni uko mba mvuga ukuri Nicole hari igihe wemera ikintu kikaba ubizi neza ko nta mucyo bikinyuzemo ubizi neza ko kibangamye ariko kugira ngo amahoro ahinde ukemera ukagikora bivuze ngo anavuze ngo dusohokemo twasohoka tukayimusigamo tukajya kwa muganga none unase ubona yamara none ko numva ijambo ari rya muri uru rugo ngahumva ahantu ikintu uvuze cyose nicyo kigomba kugenderwaho nuko mbavuga ukuri iteka mvuga ukuri wowe urakuriye ariko ukuriye ubusa nta nubwo ushobora gutekereza ibintu by'akamaro wowe ngo umuzamu aze kurira ku meza amwe natwe none ururaruntu runanuka kuriya rutoga rutazi amazi icyo ari cyo rutazi imyambaro icyo ari cyo azarire asangire nawe wajya umusanga hariya mugasangira niba wumva biba bikubabaje ko numva uwo twabyemeye ikibazo kindi ufite n'ikihe mubwire rero ariko gukomeza kubivuga no kubivuga birakubangamiye se usibye no kubivuga no kurya arira mu kazu ke biramubangamira yego ye ese uriya muzamu mwari muziranye uri umuvugizi we nyine mbere y'uko wowe uriya muzamu mbere ako nge papa nge nangiye gukeka ibintu nangiye gukeka ibintu bimwe na bimwe uyu Nicole ukuntu akomeza yizonga kuri zamu cyangwa zamushana agasheri kawe mwiganye buriya warakazanye hano ngo ujye utwibeta mba ndi maso ntabwo mba meze gutya ntabwo abantu bose bayoborwa n'urukundo nkawe turi kumvikana ntambe nanjye nkunda umuntu muzima uwuhe muzima se ukunda ni uwuhe ukunda aragukunda birakureba ibyo ubwo twabyumvikanyeho nta kibazo zamu ntabwo ube mu kazu ke
Okay, amahoro ahinde. Ndananiwe ariko please mwongere kusakuriza ngenge kuryama. Waretse gusakuriza papa. Muri kubyumva neza? Niyongeye gusakuza. Yo, kumbe nubwo uzi guseba disi. Yo. Muzamu ku meza. Akumana ubwenge bwa niba bwarabucuritse, niba barabufashe bakabukuramo bakabugurisha niko. Kuno disi wabaga n'uwa mbere mu ishuri. Naho ubundi kumbe n'umunwa gusa cyangwa arakopera gasha. Yewe nta bwenge hafi ya nabwo. Kure umunwa se mushyireho iki? Asoni. Kano kagira umutima mubi gusa. Wogira mwiza ma. Ugira mwiza baguhenda bagwigikora bagushigikira ikibazo batanshyigikira nuko bazi ko mvuga ukuri. Nago meze nkawe. Utekereza nk'umwana mu mutwe nk'utagira ubwenge. Ibyo wavuga byose rero. Ibyo wakwigira byose papa yakumva yagira ati papa rira hano gake azarira hano ku meza nushaka uzasohoke. Shaka bika binahazarira. Azaharira. Pardon, madame. Nasi kukusaidia hano sana. Kabusingizi kari kanwaye kidogo. Sinjya nkubwira ngo uryame ku mamukanga. None rero. Uriya muloko yako abamaye kazi nyinshi. C'est pourquoi ndago. Nibagiwe ko yaguhaye n'akazi ko kumeza. Papa yambwiye rero ngo ugende. Yambwiye ngo ugende nta kibazo. Yari yampaye n'amafaranga ngo uyatware ubone ukuntu witwa kuri mama wawe. Ya, merci sana. Umubwire nukuri Imana imuhaye umugisha. Ako ntukabeshye. Papa yaguhaye amafaranga ngo umuhe. Zana hano se. Ayo mafaranga ukari amafaranga yawe kuki ubeshya ngo papa yaguhaye amafaranga umuhe. Kereza amafaranga yanjye. Na yawe nyine wimuha kuki ugomba kumuha amafaranga yawe. Ako umutima mubi ukiri gukura. Rega nacyo kirakire. Worakira amafaranga akibaza. Yego amafaranga nayanjye. None nimba ari ayanjye singomba kuyakoresha icyo nshaka. Aya mafaranga ngomba kuyamuha, ngomba kuyaha ikimuga mu muhanda. Yakwiyamye. Urijugunya amafaranga papa yavunikiye. Nago bikunda. So yavunikiye. Yayampaye ngo nyakoze icyo nshaka. Nago yaguhaye ngo uyahereza ariko iki ngiki. Reka nacyo ubu nawe urayakira nasoni. Warakira amafaranga utakoreye. Urya ibintu utakoreye. Umuntu w'umugabo nawe ushaka kwiyubahisha. Aho se ubu wowe umugabo. Na ubu nawe kandi bahamagaye abagabo wagenda bwari. Wagenda? Shawari waretse undi mwana. Uyu ni umwana hayakendi mwana uzwajya ngo bamugiriye imwerega. Uba gutumye umwana wajyana uyo. Cyangwa wajyanye kino kintu. Rega nacyo kikirawe kirageze cyo kireba gikanuye. Unangu ushaka kuvuga ati hoya wiyubahishe. Ibintu byose urakira urasama. Ngewe ndakibaza. Yakiriye ko yakiriye ibyanjye. Urabimuha wowe nkande. Wari Croix Rouge karifasha imbabare. Zakira. Ibeshyuye afate. Musubiza amafaranga ye. Takoma ko na. Ako warasaze. Ngewe iyi ni amafaranga ngoze n'ikinene ko ngiye guhamagara papa mubwire ko amafaranga yasigaye guha kwirwa yasesagura mu bako ibintu byose none nongeye kwishogoshera. Byose ndabivuga. Shagashera. Mais pourquoi muloko yake ko matata hivi? Afite iye kibazo. Wagira ngo yarasaze. Ariko uzamwihorera. Mwihorera nyine. Ni muloko yako ni kuzini yako ni munduki. Nyine. Ngewe impamvu ayo mafaranga nyaguhaye nuko ari wambwiye ko mama wawe ameze nabi. Ndiyo. Nirumbonye ko ndi buyaguhe wenda ugatekereza ibindi bintu niyo mpamvu nayo nkubeshye ko ari ya papa.
antuka ngewe sinzi ikintu nakukorera merci Mungu yepeka akubariki antuka pardon oya nta kibazo nta kibazo ndaweza enda sahi nigende nona ugenda nonaha none se urahita ugenda utanakarabye ndakibazo nibanza nikarabe puis minaenda Messi wambie muloko yako asiongeze. Mama wawe ari mu bitaro cyangwa ari mu rugo? Ari mu rugo ndago afite mafaranga ya kuenda ku hospitali. None sasa nafika na mwayingi yenye tabaki exchange ndo namupatia naenda ku hospitali. Nyine wazasabye papa amafaranga kugira ngo ubone ukuntu umuvuza. We ni mubwira ndakibaza nugaruka ubu ngubu nyine kubera ko ugiye guhita ugenda ntabwo nabimubwira ngo ndakibazo we mubwire antuka ngewe nzakushimira oya nta kibazo arega aba ari ngombwa kubikora ntabwo ari ngombwa kunshimira nakushimira oya ntabwo ari ngombwa kunshimira za noneho itegure maze ugenda ndiyo uzasubize mama wawe yego merci sana Hello Modesty. Yes, boss. Ya sasa naje bitunguranye ariko ngiye kuza kukureba mu rugo hari akantu nshaka kukwereka unkorera. Nta kibazo rwose ndi mu rugo. Uri mu rugo? Yes. Okay ngiye kuza none mu kanya kabisa. Sawa. Nko muri 15 minutes. Okay, ni karibu rwose. Sawa, merci. Chance. Kira Nicole muze hano. Nicole. Ngwino. Nicole. Sinuna bwenge nushate mwinterere neza. Chance waite. Akomana ko naruha noneho. Ese none no gutera pasi musiga Singewe kubizi ntere pasi wabibwiye nde
nababwiye ngo munterere ishati pasi no munterere pour dire que mwembi mwagomba kubikora ubonye umwanya akaba yabikora njye namubwiye se wakwemera ko wayiteye ukayitera nabi ko utazi gutera ipasi ko ubizi none se kuki ubizi ko ntabizi noneho wakarenze none se uzabimenya ryari nujya no mu rugo rwawe uzabwira umugabo wawe musigane gutya njye njyamubwira azafite abakozi wow ariko okay ibyo tubyihorere chance boss tumwita boss none se ka boss ready umva dore ukuntu ibintu biteye rero sibyo nshaka kugambana neza kandi umunsi boss araza kunsura inde ngira aba boss ba Christian araza hano aragaruka hano hari umuntu uri kugukirigita undi uri guseka cyane ndambara iki umva ibyo uri bwambare ibyo utari bwambare ibyo ntibitureba dadi araza ryari sanga reka njyewe mvuga ibyo nshaka kubabwira ibyo bindi ntabwo njye nshaka kubyumva murabizi ko agomba kuva hano ariye kandi ni itegeko tugira ngo umushyitsi wese please wajya uba seriyeze nibura rimwe murabizi ko umushyitsi wacu buri gihe yaje hano niyo ataba ari boss n'undi mushyitsi wese tugomba kumwakira ni umuco kandi namwe nimugera mu ngo zanyu ntagizigire umushyitsi uzajya ubasanga ngo agende gutyo gusa yaba ari imigisha muri gukorera kubyumva neza so yaranje rero tumutekere tutunganya ahantu hose kugira ngo ataducisha mu ijisho atabona ahantu hari umwanda kandi hari inkumi zingana gutyo kubyumva neza ko murajya guteka chance murajya guteka nyine mutekere ibiryo byiza bigaragara ngewe ndetse hari undi chance tugira hano nawe nyine ugushaka kunsebya uko ubizinze guteka ubwo ahubwo urashaka guha akazi ubu ntabwo reka twodaringa se kubera iki kandi ibyo biriya batetse twebwe kuki tutabyitekera kandi aribwo byaba binaduhendukiye kurusha gutanga ibihumbi 10 na bingahe papa turamutekera ubu nande nawe reka ngiye kujya kwishakira ikanzu ahubwo bagureka nze mwereke mu isoko bagureka ndawe gusa umwana yanduriye ku buri gihe iyo bavuze Kristo sinzi ni kuri yabaye Kristo yamushajije ahubwo ni hafi kuvuza tubyihorere sasa rero Nicole uri mukuru ntabwo wajya gusigana n'uriya mwana ugenda ukora ibintu byoroheje urabizi ntagakunda ibiryo byinshi kumva ese wambwiye ngo akunda ifiriti n'inyama ifiriti n'inyama karanze n'ibishyimbo byumutse safa ntabihagije ntabwo aruhanya cyane ibyo kunywa byo birahari muri firigo byo birimo ibyo biroroshye ndabikora uriya w'umwihorere wakomeze hirya ibyo ari hiryamo nta kibazo ariko ndambariye kanzu mbwira hagati y'iyi n'iyi mbwira niyihe imbera cyane nta nimwe oya dati nyine aka ngaka ni keza n'iyi ni nziza zose uzihagikamo nta nimwe kubera